umujama rero uyu mani nta kintu ajya akatira ubona mukamana bivuga nicyo kise basi ku buryo yajya mu kazi cyangwa ntiwajyagayo nkawe Shadivi humura kuri njye ntuhangayike ndacyari wa wundi ntago nahindutse kandi n'ubundi ntandi mahitamo mfite nziga kubana nawe Fafa mukuru yawe sharibiza niki twari twarahuranye narimo kumbeye cyako cyatari ikiba yarabaye danje no kuboneka yego samba rero bazi imistansi uretse yuko shaka Fafa iza ninjuga zazindi zawe ndabona usa n'umuntu wambwira nk'umuntu ufite akazi ndabona ukeye uri kwaka yego nubwo ntawe ndi umushomeri bishatse kuvuga yuko nawe wabuze akazi se wowe gusa Fafa waretse kunkiniraho koko none se uri tayari ngushakira uburyo ki twabona amafaranga yego ndavuga amafaranga shiti yanjye amafaranga Shangazi karibu Shani karibu mu cyumba niho na mugenzi wanjye sawa msimu zamani nziza amakuru neza sha Fofo uyu niwe Yvette nakubwiraga rero tugiye kubana Yvette nari ikibuke anyway Yvette nkuko babikubwiye mu Fofo njye bana na Divine tukaba tugiye kubana turi batatu cyane ni karibu hano abikaze gusa nizere ko tuzabana neza yego sha nishimiye kubana nawe gusa reka nizere ko tuzabana nk'abavandimwe cyane ko abavandimwe atari abantu bahuje amaraso gusa ahubwo n'ubu buzima tubamo bujya buduhereza abantu baturutira abavandimwe sha nibyo ubusaro watekerezaga ko nyuma y'uko amasomo arangiye twakongera tukabana wapisha nta muntu wabitekerezaga pe David na Yvette hano naringiye nafite gahunda yo guhura na Sheri kwita ku mugabo rero twita ku mugabo nagera nakatererana mu kanya gatoya nyine ndabanje komeza kuganira mu kanya gatoya ndabanje kandi udukweto napanguje shari yanjye rero wakani kutani bukeye shari yanjye kubizinga nyisiga koko nawe rwose ndavuga none se Divine Fafa afite umugabo ariko winziza noneho ngo umugabo avuga ati ahubwo abagabo ubwo nyine nawe mvuga urabumva kamaguru kabwo njye kukuzanira icyayi mbega umukobwa ngiye kubana nawe uraho yewe mwana ndaho neza kise mwana wanjye ndaho iki dore uko nabaye urandebera dore aka kaguru urabona ko aka kaguru ni aka gatatu ngendesha kandi ntabwo nakavuganye uti byagenze gute rero ubu ndi mu gushakisha umwana wanjye nabuze urumva bose ntiwandagira umugabo witwa Kamari aho yaba atuye Kamari ndamuzi cyane n'umuturanyi wanjye ubwo nanjye sanze icyo cyerekezo najyaga mu ntaho kugeza nta kibazo ahubwo se mama tutaragenda umwana wawe yawe yarabuze cyane umwana wanjye yabuze kera usibye ko sinshobora kuva ku izima ariko umwana wanjye
mama icyizere ni cyiza gusa pe u Rwanda ni runini cyane urabona kuba wahura nanjye kuba ntabwo nzi abantu banshaka ariko baswenda se wawufitiye ni iki kintu wufite baswenda ugibura ukoresha umushaka kujya nawe baswenda nzagira ngufasha mwana wa nubona aka kantu rero kuko ari gato bahangaha harimo ifoto ye n'icyangombwa cyo ku kigo yigagaho cy'imfubyi aho yakuriye icyo nabyo naragikuriye rwose urumva ibyo ngibyo nabiguha kandi byagufasha mama bifasha nawe nagufasha ese mama ko mvise ko yavuye mu kigo cy'imfubyi ugiye baswenda yavuye mu kigo cy'imfubyi yavuye muri ryari mu myaka yaravuye afite imyaka 12 ndumva ari igihe kirekire umwana yabayeho nabi cyane rwose mbese mama wowe igihe cyose baswenda umwana aba yacamo ubwo buzima igihe cyose wabagaye koko ibyo rwose nibwo ari ihurizo umbajije ariko ntabwo nabona uko mbikubwira kuko ni birebire urumva nta gisobanuro mbona naguha rwose ntacyo mama usanga rero nawe najyaga muri gahunda nyinshi nakabaye ngufashe tukaganira baswenda nkumva nanjye nimba ari amakuru arenze mbizi gusa nanjye nk'umuntu ntazagira ibyago ukaba wamfasha ahubwo wansigira amazina n'igihe yavukiye nanjye nkazabona abo muri bamwe bagomba kugufasha mu gushaka kubyo nawe nazabona amakuru nkaba nakubwira nzagufasha kumushaka rwose mwana wa ibyo rwose umbwiye neza ndayakubwira aho nyuma no musimbagiza neza kwa kamari ni ukuvuga ngo ni muri icyo cyerekezo rero ahangaha rwataye naho ibibazo ni umuntu uzwi ariko icyo cyerekezo cyaho mvuye mama shiri wagiye ugenda uri ibintu negeye cyane kida ese mwana wa reka mani iki cyecho twizamutse ese mwana wa mani iki cyecho reka kuvuga nabi mwana wa wewe ahubwo twese twarangaye ubundi kundera cyane bite byawe ufite ideni mwishu reka kuvuga nabi rwose nta kintu nagutwaye no kundeba nabi nikosa kandi sindo mwana reka mani mureke ibikecuru by'ikigiye nakumira no kuri kw'Imana akobwa bakoma ihangane kandi uriya musore ureba si wowe wa mbere abikoreye ino niko tumutunze ntagira umuntu umwe yubaha nta muntu umwe agira ati gusa wimutekerezaho umenya cyane kigenda ari ukumurakara ari n'abamwicara bamwishe usanga no twigenda umva rero mwana wanjye nta muntu uvuka ari mubi wasanga hari impamvu ituma ameze kubi urumva ese ubundi usanzwe umuzi kumumenya ko nta muntu utamuzina n'aho baramuzi gusa numva bagenzi bamwita jo afite akavuga k'abasore bane bagenda gusa mukecuru nta kindi kintu bazwiho bafite imico itari myiza imico mibi kare nta muntu n'umwe batinya mbese bo baza ni ukwangiriza gusa umwihangane kandi oya ntabwo mutekerezaho nabi mwana wa ashobora kuba yahuye n'abantu babi wenda yarabayeho nabi wenda bakamugira nabi bakamubwira bi gusa buriya nta kabura imvano ubundi uriya mwana rwose uko mubona nukuri ndabona ari umusore mwiza yewe ntuvuge ngo umuntu wamubwiye nabi nta kabura imvano na kera na kare mwana wanjye byarahoze niko ateye ngo ntuvuge ntabwo ari umuntu wabonye nta kibazo nkaho uri businde ubundi kunywa inzoga munsi ndemeze nko kutubwira ntihugeze mu zabukuru nziza rwose kuba bafite icyaka wagiye mo gake fofo muramusi ndabona usa neza reka nawe rwose igabanyije ibikorwa byawe rwose yambamo umeze nk'ikivejuru wagiye reka koko akisumira utamamenti
ariko bebe ukuntu usa cyane bano bazakuntwara shaka ntabwo bakuntwara nawe urabizi uzi koko Bruno urabizi nta muntu wakuntwara ukuntu ndi kukubona ubwiza ufite ashobora kuzakwibana rema kagira ari nk'isaza kirimo kirakomenera akareka igisaza se shawapi urabizi ko naguca inyuma usubize koko urabizi ntabwo nabikora akora hano buri bwiye ijambo ry'irambere merci ukwezi bo hagati ariko amakuru y'amushuti wawe cyane mwiza ako hagati ariko akantu kamufashizemo ariko wafasha kandi sinaka mafunguro ntayo mpfundurire nk'abaseriveri ba hano njya mbona babigira utya sifara rikora muri businde ntabwo nsinda fafa hagati ariko amakuru y'amushuti wawe divine ameze neza ariko ameze neza rwose harya nakubwiye ko umurwara umusista waje umusista waje mwana Alex baby ibintu ngo jongo yigize ngo sinzi ku baby ko naza kumutera imboni shaka kubwiza ko azasara fafa bamubwira jora bizi nta kimushitura rero nabyize gusa nyine ari ibintu nkabona nubwo afite ibintu by'ubujosiane oya kuri byo nta kiba kirenze kuri we yanagaforoma nta kibazo kandi bikagenda neza urabizi ko kuri byo ijambo oya ntago ribamo ntabirenze hagaforoma tumugani ariko natwe niko twaje tumeze ntabwo mwibuka niba mugani nawe niko mwaje mumeze nta kibazo bambaye ibintu bigeze iriya urabona ubu fafa kagusomye sibyo ariko hagati aho dutahe ndabibwije sibyo tuzagaruka sibyo bwe ndagukunda subizi anjye kubizi ko gukunda ashobora ntacyo dutahe nari nta kibazo ko mwana wanjye ushobora kuzasoma urwandiko ntakiri gusa nurusoma uzangirira imbabazi mwana wanjye amazina yawe ni Mugabo Jonathan ndetse na so yitwaga Mugabo Joseph yadusize ugikubita mwana wanjye singishoboye kukurinda Imana nyir'ibiremwa niyo yonyine yakurinda ako gahembe wambaye mwana wanjye uzakarinde kuko niyo naba ntakiriho niko konyine kazaguhuza nawe ukomoka ku mwana wanjye kuko gasobanuye byinshi ku muryango wanjye mwana wanjye nibanye Joe vipi se Simon si ngaha ni ngombwa mvuge bansuza ubundi mpamvu mba navuze abona agatari ngombwa kunkomanga ahubwo se ko mbonye ukagira ngo urikanze turano tukishe hariya wana nibira n'ibyanjye byahise man kandi we nta mpamvu zo kubimenya tu sorry bro n'ubundi ntago hahise umuntu abari fresh ahubwo se tukiri aho ngaho urabizi nibarizaga ubundi Bruno se Bruno ndakeka ari kumwe na Fufu kuko hashize umwanya agiye tu asuri kubwo kugukanga naye muzirikanye kiranga ko namushakaga ntari bireka ngende uguraza kumubwira ko namushatse ubwo turi kumwe sawa man ari kwanjye sawa